nitwa Scovia Mutesi. Nge ibyo musobanura ndi buvuge ngo nibyo, ariko ndashaka kumenya ni ikihe kibazo cyari gihari. Igisirikare cy'u Rwanda gisanzwe kitajemo inkeragutabara ntago gifite ubushobozi wo kurinda igihugu no gukora ibyo gisabwa byose, bitumye noneho muvuga muti katwitabaze n'abasivili bashobora kuba bari hirya na hino tube tubafite. Uyu muhamagaro ugamije gukomeza RDF mu rwego rwo kwitegura situation wenda iri mu karere n'ibindi byazaba mu myaka wenda y'imbere tutazi, cyangwa no guprofessionalizing igisirikare bisanzwe. Murakoze. No kugira ngo professionalizing igisirikare, naho force turayifite kandi iri tayari cyane kurinda ubusugire bw'igihugu. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Nkuko mu biganiro byacu byazindutse twabyutse tubabwira ko igisirikare cy'u Rwanda kiri butangaze ubundi buryo gifite bwo kugira abo kinjiza mu gisirikare mu buryo bweruye. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na mugenzi we barasobanura uko hari abantu bafite ubumenyi bwihariye basaba ko binjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu bibazo byinshi bitandukanye by'abanyamakuru mugiye kumva, bamwe dufite impungenge zo kwibaza ngo hari ikibazo kidasanzwe igisirikare cy'u Rwanda mu bijyanye no gucunga umutekano gifite, ku buryo gishobora gusaba abandi bantu bihariye bari hanze, nakwita abasivili cyangwa abasivili nyine nkuko babyita, batigeze igisirikare ariko bafite ubumenyi. Aba rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda arasobanura ibyiciro bakeneye by'ubumenyi bwihariye. Yakomeje gutanga urugero rwakomezwaga gusubirwaho ba engineer, ba docteri, ariko ikihariye muri iki icyo turi bwite inkeragutabara cyangwa army reserve, nuko aba bantu nubwo bazakora imyitozo y'igihe gitoya mu bijyanye n'igisirikare, harimo no kumenya kurasa n'ubundi buryo butandukanye, bazajya basubira mu mirimo yabo isanzwe bagahembwa n'ibigo bakoreraga cyangwa ahandi hantu hatandukanye bikoreraga, ariko bagahora basa nk'abantu navuga ngo biteguye cyangwa bari stand by anytime, cyangwa isaha yari yose igisirikare cyangwa RDF ihamagaye isaba umukoresha w'uwo mukozi ubarizwa mu nkeragutabara kumubaha mu gihe bamukeneye. Ariko ntekereza ko ni ikintu kizaba kinini nyuma y'uko iyi nkuru iri buze, ndabizi comment ziraba ari nyinshi, ngira ngo ibyo mwibaza cyangwa ibyo mukomeza kwibaza, RDF izafasha abanyarwanda benshi gusobanukirwa impamvu ikomeye. Dushobora kuba abanyamakuru tutabajije byose, ariko nawe ushobora gutekereza uti bigenda bite, ese ahandi bibaho bikorwa bite? Inama n'ibitekerezo tubitegereje muri kiganiro. Scovia Mutesi ni mama urwa Gasabo, turabashimiye. Mwitabiriye ubutumire bwacu, nagira ngo mbere na mbere mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro. Ye nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, ndi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndi kumwe na Colonel Lambert Sendegera, umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Impamvu yatumye tubahamagara ni ukugira ngo tubasobanurire birambuye urwego rw'inkeragutabara, imiterere n'imikorere y'uru rwego nk'ishami rimwe mu mashami 4 agize igisirikare cy'u Rwanda, ariyo ingabo zirwanira ku butaka Land Force, ingabo zirwanira mu kirere Air Force, ingabo zishinzwe ubuzima Military Health Service, n'ingabo z'inkeragutabara Reserve Forces. Iki kiganiro kigamije gusobanurira abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko by'umwihariko igikorwa cyo kwinjiza mu ngabo inkeragutabara bakwitabazwa iyo bibaye ngombwa, ibisabwa kugira ngo bemererwe kujya muri uyu mutwe w'inkeragutabara, imiterere y'akazi n'ibigenerwa umuntu wahamagariwe iki gikorwa cyo kunganira abasirikare basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Mu rwego rwo kongerera ingabo z'u Rwanda ubushobozi n'ubumenyi mu ngeri zitandukanye, umutwe w'inkeragutabara urateganya kuzagira
ingabo ziri mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere, inkeragutabara bitabazwa mu bikorwa bya gisirikare, abo twita operational reserve. Aba ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko. Aba batoranywa mu muryango nyarwanda, bagatozwa mu gihe cy'amezi 6, bakaba bakwifashishwa bibaye ngombwa mu kongerera no kunganira ubushobozi n'ubumenyi bw'abasirikare b'u Rwanda basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Icyiciro cya kabiri, inkeragutabara zigizwe n'abarangije cyangwa abasheshe amasezerano yabagengaga mu mwuga wa gisirikare, bakiri mu myaka y'amavuko ateganywa n'itegeko ryihariye rigenga RDF, abo twita reinforcement reserve. Iyo wasezerewe mu ngabo cyangwa ukaba waragiye mu kiruhuko cy'izabukuru, duteganya ko mu myaka 5 ushobora kuba reinforcement reservist, ukunganira ingabo, ukaguma. Tuba dushaka abantu bafite ubumenyi bw'abayikuriyemo, ikaba yaziba icyuho mu murimo wabo wa buri munsi. Icyiciro cya gatatu ni icyiswe strategic reservists. Aba ni abanyarwanda bafite ubumenyi bwihariye, bazobereye mu bintu bitandukanye byo kongera RDF ubushobozi. Muri iki cyiciro tuzasangamo abasivili bafite ubumenyi bwihariye kandi bukenewe muri RDF, binjiye mu mutwe w'inkeragutabara nyuma yo guhabwa imyitozo. Aba binjizwa hagendewe cyane cyane ku bumenyi bwihariye bafite kandi bukenewe mu ngabo z'u Rwanda. Bahabwa imyitozo ijyanye n'imyaka yabo mu rwego rwo gufungurira umunyarwanda wese ufite ubushake n'ubushobozi bwo gutanga umusanzu we wo kurinda ubusugire bw'igihugu. Ndagira ngo rero me umwanya Chief J1 adusobanurire mu buryo burambuye ku bigendanye n'umutwe w'inkeragutabara. Nyuma y'iki kiganiro ari butugezeho, turaza kugira umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo. Chief J1, umwanya ni uwanyu. Murakoze. Thank you, sir. Bamwe ko mwari mumaze kwivuga, itegeko 64 2024 ryo kuwa 20 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2024 rigena inshingano, imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibiteganya mu ngingo yayo ya 17 aho ivuga ko ingabo z'u Rwanda zigizwe n'ibyiciro bine, ari byo ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, ingabo zishinzwe ubuzima n'ingabo z'inkeragutabara. Umutwe w'inkeragutabara rero ni icyiciro cy'ingabo zigizwe n'abakora akazi ka gisirikare ku buryo budahoraho, ariko bashobora kwitabazwa igihe cyose bibaye ngombwa. Igitekerezo cy'inkeragutabara ntabwo ari gishya mu muryango nyarwanda. Mu buryo buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare b'igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Izi nshingano rero ziba zisaba ko ingabo z'u Rwanda zihora zongererwa imbaraga zihamye zo guhangana n'ibyahungabanya ubusugire n'umutekano w'u Rwanda muri iki gihe ndetse n'ikizaza.
ni muri urwo rwego rero ingabo z'u Rwanda ziteganya igikorwa cyo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara urubyiruko rushoboye kandi rufite ubushake rwakwitabazwa bibaye ngombwa mu kunganira abasirikare b'u Rwanda basanzwe bakora uwo murimo buri munsi. Abakenewe muri iki gikorwa ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko barangije amashuri 6 yisumbuye no kujyana hejuru. Hanyuma ku bafite ubumenyi bwihariye bo hazajya hitabwaho ku byo bize mu mashuri n'ubumenyi bafite mu rwego runaka. Rero kwiyandikisha n'ibizamini by'ijonjora bizakorerwa mu turere mbere yo kujya gukora imyitozo igabiro, kugira ngo mumaze iminsi mubyumva ku bitangazamakuru bitandukanye ko icyo gikorwa kizatangira ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Ahangaha nagira ngo nsobanure ko itangazo rero rinyuraho rirahurirana n'iryatambutse mu kwezi kwa 7 naryo rihamagara ingabo zo zikora akazi mu buryo bwa buri munsi. Rero bisobanuke neza yuko uvuga ngo zaba ingabo zikora akazi ku buryo buhoraho n'ingabo zikora z'inkeragutabara, igikorwa kizabera rimwe kandi n'ahantu hamwe. Rero kugira ngo wemererwe kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara ugomba kuba wujuje ibi bikurikira: ugomba kuba uri umunyarwanda, ugomba kuba uri hagati y'imyaka 18 na 25, ugomba kuba ufite ubuzima buzira umuze, ugomba kuba utarakatiwe n'inkiko, ugomba kuba utarakurikiranyweho ibyaha n'inkiko, ugomba kuba utagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta kereka warahanaguweho ubusembwa, ugomba kuba utagaragara ku rutonde rw'abatemerewe kuba abakozi ba leta, ugomba gutsinda ibizamini bizatangwa, ugomba kuba uri indakemwa mu mico mu myifatire, ugomba kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara, ugomba kandi kuba wararangije amashuri 6 yisumbuye no kuzamura. Ku cya cyiciro cya strategic reserve ho ugomba kuba ufite nibura impamyabumenyi ya kaminuza, kushaka kujya ku mutwe w'inkeragutabara na ndetse ufite ubumenyi bwihariye bivuze ngo special skills na experience. Iyo watsinze ibizamini biteganywa by'ijonjora ujya ku mahugurwa ya gisirikare azabera igabiro. Ahangaha amahugurwa ateganyije kuzamara amezi 6, ariko na nyuma y'amahugurwa nuvuga ngo abarangije amahugurwa bikateganyijwe ko bazakora amezi 18 nyuma yuko bashobora kwemererwa gusubira mu buzima busanzwe. Rero iyo urangije amahugurwa ya gisirikare nibwo uhita witwa inkeragutabara kandi ukabihererwa certificate. Iyo umaze kwitwa inkeragutabara amategeko afite ibyo akugenera. Hari iteka rya Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda rigena uburenganzira n'ibigenerwa inkeragutabara. Minisitiri w'Ingabo ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo zaryo za 121, 122 n'174, ashingiye kandi ku iteka rya Perezida nimero 22/01 ryo kuwa 21 z'ukwezi kwa 10 2016, rihindura kandi ryuzuza iteka rya Perezida nimero 33/01 ryo kuwa 3 ukwezi kwa 9 2012, rigena imiterere n'inshingano zihariye bya buri cyiciro mu bigize ingabo z'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo ya 11. Abinjira mu mutwe w'inkeragutabara bazajya bahembwa umushahara n'ibindi byose bagenerwa mu gihe bari mu myitozo no mu gihe bahamagawe ku
kuza mu kazi bingana n'ibyo abasirikare bari mu kazi ka buri munsi bahabwa abasirikare bari mu rwego rumwe nk'uko biteganywa na sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Bafite uburenganzira bwo kutamburwa akazi basanzwe bakora mu gihe bahamagawe gukora amahugurwa ya gisirikare cyangwa bahamagawe gukora akazi ka gisirikare. Ahangaha bivuga ngo iyo umuntu arangije amahugurwa y'ibanze ya gisirikare kugira ngo agakomeza akakora akazi hanyuma akaza gusubira mu buzima busanzwe, hari igihe kigera akongera guhamagarwa gukora amahugurwa ya gisirikare. Niko bigenda mu gisirikare, duhora twitoza kugira ngo dushobore gukora inshingano zacu neza. Umukandida rero w'inkeragutabara agenerwa ibiteganywa na sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda birimo amafaranga ya buri kwezi, impuzankano, ubuvuzi n'ibindi bitarondorwa. Kandida w'inkeragutabara yitwa inkeragutabara guhera itariki arangijeho imyitozo y'ibanze ya gisirikare kandi yayitsinze neza. Nyuma yo gusoza amahugurwa, inkeragutabara bahabwa certificate nk'uko nari nabivuze, kandi banasinya amasezerano yo gukora muri RDF nk'inkeragutabara. Ku nkeragutabara yasubiye mu buzima busanzwe hanyuma igahamagarwa mu kazi ka gisirikare, abafite uburenganzira bukurikira. Iyo afite akazi, afite uburenganzira bwo kutirukanwa ku kazi asanzwe akora, afite uburenganzira ku mushahara n'inyongera zijyanye nawo, afite n'uburenganzira bwo kudatakaza umushahara yahembwaga, afite uburenganzira mu kuzamurwa mu ntera iyo yujuje ibiteganywa na sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, afite kandi uburenganzira ku bwishingizi bw'indwara iyo ari mu mahugurwa cyangwa ari mu kazi, afite kandi n'uburenganzira bwo guhabwa ibimenyetso n'ibyishimwe n'impeta za gisirikare. So abagize inkeragutabara bashobora kugenerwa n'ibi bikurikira. Uvuga ngo ibi ntabwo ari hamwe n'ibyo bashobora kugenerwa. Ashobora kwiga mu mashuri ya gisirikare iyo yujuje ibisabwa. Ashobora koroherezwa gukoresha ahagenewe gukorerwa imyidagaduro hagengwa na Minisiteri y'Ingabo, kandi ashishikarizwa kujya mu makoperative no gushyiraho koperative nshya. Ashobora gufashwa kubona akazi mu nganda no mu mishinga ibyara inyungu icungwa na Minisiteri y'Ingabo. Ashobora kandi guhabwa amahirwe yo kwimenyereza mu mwuga mu nzego n'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo. Ibi nibyo agenerwa igihe akibarwa nk'inkeragutabara, ariko nk'uko bigenda no mu kazi kose, ukora akazi ariko hakagera igihe ugasohokamo. Rero itegeko riteganya ni ryari inkeragutabara irangira kwitwa inkeragutabara. Ni ku mpamvu zikurikira. Hari kurangiza igihe cyo kubarirwa mu nkeragutabara ku buryo buhoraho. Aha ni uvuga ngo iyo igihe cye cya retirement cyangwa cyo kujya mu zabukuru kigeze. Ubundi buryo cyangwa indi mpamvu ni iseswa ry'amasezerano y'umurimo, mu cyongereza ibyo twita rescission of contract. Indi mpamvu ya gatatu ni ugusaba kureka umurimo w'inkeragutabara bikwemerwa. Ahangaha mu cyongereza babyita granted request. Ingingo ya kane ni ugukurwa mu kazi kubera impamvu z'uburwayi, mu cyongereza byitwa medical discharge. Ingingo ya gatanu ni ukwirukana cyangwa se dismissal. Ingingo ya gatandatu ni ukunyagwa amapeti n'impeta za gisirikare. Ingingo ya karindwi ni ugukatirwa burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kitarenze imyaka 2. Ingingo ya nyuma ni urupfu. Uvuga ngo ibyo nibyo bishobora gutuma umuntu ava cyangwa reka umurimo w'inkeragutabara.
iyo rero umuntu arangije umurimo we neza w'inkeragutabara, stati ihari ya gisirikare igihe byimugenera, hari imperekeza ihabwa inkeragutabara irangije amasezerano y'umurimo, ibarwa hashingiye ku giteranyo cy'igihe cyose yahamagariwe gukora imyitozo n'akazi ka gisirikare ka buri munsi. Iyo igiteranyo cy'igihe inkeragutabara imaze ikora amahugurwa ya gisirikare n'umurimo wa gisirikare wa buri munsi kigera ku myaka 10, bivuga ngo biteranyije byose, imperekeza ingana n'ihabwa urangije amasezerano y'umurimo iteganywa muri stati y'ingabo z'u Rwanda. Iyo igiteranyo cy'igihe inkeragutabara yamaze ku murimo n'amahugurwa ya gisirikare kitageze ku myaka 10, imperekeza ibarwa hakurikijwe ijanisha n'igiteranyo cy'igihe yari amaze akora cyangwa ari mu mahugurwa ya gisirikare. Numva rero ari byo nashaka kuvuga mu magambo make. Murakoze. Ayo niyo makuru y'ingenzi twagira ngo tubasangize, asigaye na hanyu kubigeza ku banyarwanda kugira ngo dukomeze gufatanya kubaka igihugu cyacu n'igisirikare cy'u Rwanda. Reka nsubize ijambo defense spokesperson, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Abafite ubumenyi bwihariye kandi bujuje ibisabwa kwitabira kujya mu mutwe w'inkeragutabara. Reka rero tubaha umwanya mubaze ibibazo, ariko nutanga ibitekerezo biremewe. Umunyamakuru ushaka kubaza ikibazo aramanika ukuboko, avuga amazina ye n'ikinyamakuru akorera. Murakoze cyane General. Vincent Gasana, Keti Press. Na saa kubaza muvuze abafite ubumenyi, abantu badasanzwe bafite ubumenyi bwaba bukenewe. Would you please give us some examples of those? Hanyuma ikindi hari amashuri abantu bagomba kuba bagezeho. Haramutse hari abantu b'urubyiruko babyifuza cyane ariko badafite ayo mashuri, hari ubundi buryo bacamwo kugira ngo bagire iyo training babigereho? Murakoze. Urakoze. Let me take a question by question, okay? Ikibazo abajije ni ikibazo cyiza. Strategic reservists ni abantu bafite ubumenyi bwihariye nk'abaganga bamaze igihe bakora. Twaba tubakeneye muri reserve, niyo baba bafite imyaka 40 baba bafite ubumenyi bwihariye, tukaba twabinjiza mu gisirikare bagakora imyitozo itameze nka yindi ya operational reservists. Bakora basic training ibafasha kugira ngo bamenye umwuga wa gisirikare. Na period nta nubwo twayivuga ko ingana n'iy'abasirikare basanzwe. Dushobora kumwigisha kurasa no kwirinda bisanzwe, twarangiza tukamuha akazi. The same with engineers n'abandi bafite ubumenyi bwihariye. Drone operators abakoze muri industry zo hanze bafite ubumenyi bwihariye bushobora kudufasha kuzuza inshingano zacu za gisirikare. Abo rero tuzajya tubafata bijyanye n'ubumenyi bafite. Okay? Next. Nitwa Daniel Hakizimana, nkorera Radio Flash na Flash TV. Icyo nabazaga kuba inkeragutabara umuntu ashobora kumaramo igihe kingana iki? Yes. Murakoze. Kuba inkeragutabara igihe umaramo ni ikigengwa na stati yihariye igenga ingabo za gisirikare, ingabo z'u Rwanda nyine. Iyo stati iteganya ibyiciro bitandukanye. Hari abagengwa na kontra imara imyaka 10 ariko ishobora kongerwa. Hari abagengwa na stati ufashe nk'icyicaro cy'abasirikare bato bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55.
kimwe na ba ofisiye bato abo twita junior officers. Kuri ba senior officers ni ukuva ni imyaka 55 nubwo bashobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri ba ofisiye general ni imyaka 60. Rero iyo winjiye mu ngabo z'inkeragutabara ugengwa n'iyo stati bijyanye n'igihe urangiriza umurimo wawe, ariko uburyo bwo kuvamo ni nka bwa bundi nasobanuye mbere igihe nababwiraga. Ikintu nakongeraho aho ngaho strategic reservists na age limit twatanze kubera ubumenyi bwihariye bafite, bo bashobora kongerwa bijyanye n'ubushobozi, bijyanye na physical fitness na health, mental health and others. Ariko abandi bose nuko Chief J1 abivuze hari imyaka iteganywa n'itegeko. Murakoze. Ku bijyanye na maranka operation reserve turiho dushaka uyu munsi hasuwe n'itangazo n'abazakora basic military training, ariko hari igihe kizagera tugashaka n'inkeragutabara zizakora officer basic training, uvuga ngo mu rwego rwa ofisi byaba basic military training abakoze icyo cyiciro, byaba bakoze icyiciro cya officer basic training. Uvuga ngo iyo utangiye akazi nabivuze itegeko riteganya ko kubijyanye n'impeta za gisirikare gikurikiza stati yihariye ya gisirikare. Nk'urugero urangije hariya amahugurwa basic military training urangiza ufite ipeti rya private, kugira ngo ujye ku ipeti rya caporal stati yihariye ya gisirikare iteganya ko ugomba kuba umaze imyaka 3 uri mu kazi. Imyaka 3 uri mu kazi rero uvuga ngo inkeragutabara ufashe ya myaka yose yahamagawe ikaba 3 yahamagawe mu kazi ka gisirikare, abafite uburenganzira bwo kujya ku ipeti rya caporal. Gutyo ukagenda ubiteranya ni uko nguko azamuka, bemerewe kubona amapeti ya gisirikare. Murakoze. Ndashaka kubaza ese ko mu muryango nyarwanda hasanzwe imvugo yo kwitiranya irondo ry'umwuga n'inkeragutabara byaba bihurira he? Ikindi inkeragutabara impamvu mwatekereje gushyiramo imbaraga ku buryo muhamagarira urubyiruko n'abandi bari mu bindi byiciro kwitabira iki cyiciro ni iyihe nyamukuru? Haba hari impamvu idasanzwe yihariye yatumye habaho guhamagarira abanyarwanda kugana urwego rw'ingabo? Ikindi kirihariye muri murambabarira nkibaze, mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze haravugwa ko mu ijoro ryakeye hari ingabo 2 zarasaniye mu kabarumwa kasiga ubuzima. Ayo makuru yaba ariyo? Byaba byatewe n'iki? Niba hari amakuru mubifiteho murakoze. Irondo ry'umwuga n'inkeragutabara biratandukanye nta naho bihuriye. Izi tuvuga ni ingabo z'u Rwanda zitwa inkeragutabara, bariya ni irondo ry'umwuga ntabwo tubabara mu ngabo za gisirikare, mu ngabo z'u Rwanda. Kuba bitwa inkeragutabara bishobora kuba bifite impamvu zabyo, ariko irondo ry'umwuga n'izi nkeragutabara tuvuga biratandukanye, ntabwo bihuye. Hanyuma ku kijyanye no ko tubikoze muri iki gihe dushishikariza urubyiruko, nta gihari kidasanzwe, nuko igihe kigeze kugira ngo iyi gahunda itangire mu rwego rwo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Barasanwe baracyabikurikirana, numva naho binahuriye n'iki kiganiro cy'inkeragutabara.
ubwo turaza kubagezaho amakuru nitubikurikirana neza. Yes. Yitwa Serge Iradukunda, ndi umunyamakuru wa Igihe. Hari ibyiciro bitatu mwatubwiye by'inkeragutabara. Icya mbere cy'inkeragutabara zitabazwa mu bikorwa bya gisirikare, navuga ko ni nacyo gishyashya kiri mujyanye n'ubundi buryo busanzwe abantu binjira mu nkeragutabara. Urebye imyaka y'urubyiruko n'ubundi n'imyaka rwaheraga rujya mu ngabo zisanzwe zihoraho. Nta mpungenge zari z'uko iki cyemezo gishobora kuzagabanya umubare w'abajya mu ngabo zihoraho, benshi bagahitamo kujya mu nkeragutabara, cyane ko twabonye ko iby'umwuga bagenera byinshi bijya gusa. Ikindi ni ku mapeti bazajya bahabwa. Mwavuze ko uzajya urangiza ariya mahugurwa y'ibanze ahabwa ipeti rya private, yamaramo imyaka 3 akajya kuri kaporari. Ubwo ibyo bizajya bikurikizwa ku barangije amashuri yisumbuye n'abafite kaminuza. Ufite kaminuza nk'uko bisanzwe mu ngabo zihoraho, we wabonaga harahatangira bitewe n'imyitozo yakoze. Ubwo bivuze ko bose bazajya batangirizwa ku ipeti rimwe. Ikindi ntiwavuga ingabo ngo usige inyuma ikijyanye n'intwaro. Inkeragutabara zifite ubuhe burenganzira ku bijyanye n'intwaro? Murakoze. Cya mbere babajije ibindi naza kubera Chief Jewani, ikijyanye n'itandukaniro hagati y'uwinjiye ari active ufite imyaka 18 kugeza 25 na reservist w'iyo myaka. Icya mbere ni uko reservist aba afite uburenganzira bwo gukora akazi gasanzwe kandi akitwa ko ari umusirikare warandiye. Okay, hari benefits nyinshi zirimo. Icya mbere ni uko ashatse gukora akazi gasanzwe, gukora muri NGO cyangwa ahandi hose, ariko akaba abarwa ko ari reserve force. Igihe tumukeneye tuzajya tuvugana n'abamukoresha kugira ngo akore amahugurwa abe reactivated. Akenshi ibihugu bikora reserve force iri professional, abo bantu niyo baba bari hanze y'igihugu bagahamagarwa gutabara igihugu, kurinda ubusugire bw'igihugu, akenshi baraza bagakora amahugurwa cyangwa bakaba reactivated, bakaba abasirikare. Kandi wa mushahara wabo cyane cyane abo dufite ubushobozi bwo kuba twabwira kugira ngo uwo mushahara uzakomeze nyuma, ariko mu gihe babaye reactivated nitwe tuzaba tubahemba. Byumvikane, nitwe tuzaba tubahemba igihe bazaba bari reactivated, igihe bazaba basubijwe mu mwuga wa gisirikare. N'izi benefits zose Chief Jewani yavuze zizaba reactivated nanone umuntu yinjiye yasubiye mu mwuga wa gisirikare. Okay, kandi ministeri yacu izaba ishinzwe gusobanurira abakoresha active reserve force n'akamaro kayo, kugira ngo igihe baba bakeneye bazabyumve ko ari ibintu bifite akamaro gakomeye cyane ku gihugu. Yes. Ariko abakozi nibaza ko impungenge zidakwiye kubaho, kubera ko nk'uko nabivuze mbere, uvuga ngo ni umuntu ufite ubushake rero bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ushobora kuba mu ngabo zihoraho cyangwa se ingabo z'inkeragutabara, ariko ubitekereje mu bijyanye n'ibyo wagenerwa, the first spokesperson amaze kubisobanura neza, uvuga ngo biriya bagenerwa niyo bagarutse mu kazi, bari mu kazi. Rero ushaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ahereye ku byo twasobanuye yareba ibimubereye, ariko ntabwo nibaza ko bizagira icyo bihungabanyaho, kuko ari benefits ushaka, ntabwo zaba ari benefits zihoraho, yaba umushahara, yaba kwivuza, yaba n'ibindi byose ubigenerwa iyo uri mu kazi. Murakoze.
nitwa Scovia Mutesi. Njye ibyo musobanura ndi buvuge ngo nibyo, ariko ndashaka kumenya igisirikare cy'u Rwanda cyangwa na leta y'u Rwanda yagiye gufata icyemezo cy'uko ishyiraho abasivili bashaka kuza kandi bakuze, kuko nubwo mukomeza kuvuga urubyiruko, niba ntumvise neza genero yavuze ko nufite imyaka 40 yaza, ubwo nanjye ndimo. None nsigara nibaza ni ikihe kibazo cyari gihari igisirikare cy'u Rwanda gisanzwe kitajemo inkeragutabara, ntago gifite ubushobozi wo kurinda igihugu no gukora ibyo gisabwa byose, bitumye noneho muvuga muti katwitabaze n'abasivili bashobora kuba bari hirya na hino tube tubafite. Niyo ntuza nshaka kumva icyabaye mbere yuko tumenya uko bizakorwa. Murakoze. Murakoze cyane. Icyambere nakubwira nuko twasobanuriye ko ugomba kuba ufite ubumenyi bwihariye. Niba ufite rero ufite imyaka 40 tuzagufata, ariko nitwe tugena ubwo bumenyi bwihariye, ntabwo ari wowe ubigena. Nitwe tudetermining umuntu ufite ubwo bumenyi. Ubwo rero umuntu wese uzaba ashaka kwinjira mu gisirikare afite imyaka irenze, tuzakora assessment y'ubwo bumenyi afite bwatuma tumwinjiza mu gisirikare. N'abahaye ingero specialist doctors dushobora gukoresha mu hospitals zacu, engineers bafite ubumenyi bwihariye bashobora kudufasha muri technologies zihambaye, abo dushobora kubafata no mu myaka 40. So nta kibazo cyavutse gituma dushakisha abantu nabo, ahubwo no kugira ngo dukemure ikibazo cyaba gihari cya specialist, abantu bafite ubumenyi bwihariye bashaka kwinjira mu gisirikare gutanga umusanzu wabo. Abo rero dufite opening ya kugira ngo nabo binjire mu gisirikare. So nta kibazo gihari cyihariye, gusa nuko dushaka kwemerera abanyarwanda bashaka gutanga umusanzu wabo kurinda ubusugire bw'igihugu, gutanga umusanzu wabo kurinda ubusugire bw'igihugu. Ari cyo ngeraho kifiya. Ongera ubaze nta kibazo. Ndimo ndibaza, iyo umuntu ari umusivili ntabwo ashobora gukora mu gisirikare, kubera ko niba ushaka doctor w'umuhanga, biravuga ngo abasivili bari mu gukora imirimo mu gisirikare bose bagomba gusohoka, ukoramo akaba yamaze kuza kuri stati yuko hari training afite za gisirikare, impamvu yaje muri reserve. Ndagira ngo numve, kuko mubaye mushaka doctor mwamwangaja cyangwa mukamwitabaza asanzwe ari umusivili, mushaka engineer nawe ashobora kubatabara bisanzwe. Ariko Scovia aba ari umusivili, ntabwo aba ari umusirikare. Benefits zijyanye no kuba ari umusirikare ntabwo azibona. Sinzi niba ubyumva, uretse salary. Abasivili bakora mu gisirikare hari benefits batabona, barahembwa yes, ariko hari ibyo batabona bitangwa n'igisirikare iyo wiswe kuri umusirikare. So byumvikane, okay? N'abandi bose aya mashuri yavuze bashatse babona ubumenyi babajyana mu mashuri yacu ya gisirikare, Senior Command and Staff College, Defense College, Leadership and Strategy Studies hanze y'igihugu, yarangiza akagaruka agakora akazi ke gasanzwe. Okay? So ntabwo ari bimwe. Umusivili usanzwe wangajwe kugira ngo akore akazi muri ministeri cyangwa ahandi hose, ntabwo ari umusirikare. Byumvikana. Okay? Yes. Then you. Mu bindi bihugu tujya tubona ibyo nakwita nka military services, kuno abantu barangiza mu mashuri yisumbuye bakabanza gukora defense courses then bakajya mu buzima busanzwe. Nkeka ko ari byo nshobora kugereranya n'inkeragutabara hano. N'ejo bundi mu bihe bya campaign hari umukandida umwe wiyamamazaga avuga ati dushaka ko abana bose bajya barangiza amashuri yisumbuye bakabanza gukora amasomo ya gisirikare then bagakomereza mu bindi. Nka RDF mutekereza iki kuri icyo kintu? Ese byaba bifite aho bihuriye n'ubu buryo bushya bw'inkeragutabara? Murakoze. Murakoze cyane. Iyo uvuga ni compulsory service, iyo urangije senior 6, ibyo hari ibihugu bibikora, ariko twebwe dufite ya course tujya duha abana
w'abanyeshuri kandi biri option, ntabwo ari itegeko ko ugomba kunyura muri iyo training. Twebwe ngira ngo itandukaniro ni uko tuguha uburenganzira bwo gutoranya niba ukwiye kubijyamo cyangwa se ntabwo ari itegeko nko mu bihugu bindi ko umuntu wese urangije senior 6 akwiye kujya kwitonda. So option irahari, option yo kwinjira mu gisirikare ufite imyaka 18 ukaba reservist ugakomeza akazi kawe gasanzwe, iyo niyo reserve. Nayihuriye rero na compulsory training ikorwa mu bihugu bimwe na bimwe nyuma ya senior 6. Iyo rero ntabwo twe tuyifite, ariko dufite amahugurwa aba diaspora bajya bakora n'abandi bose, ibyo bita ingando. Ibyo byo birahari, ariko ntaho bihuriye ni training ya reservists. Okay? Yes. Murakoze. Nitwa David Nzabonimpa, nkorera Radio DS na TV10. Ikibazo cya mbere mfite General, umuntu usanzwe ari ingabo isanzwe ashobora gusaba ko yajya mu nkeragutabara? Icya kabiri, kugusezera kuba umuntu agiye kuva mu nkeragutabara bibaye ngombwa ko avamo na bya bindi batubwiye ko ashobora kungukira mu mashuri ya gisirikare, gukora mu bigo cyangwa imishinga iyoborwa na Minadefu, avuye mu nkeragutabara ibyo nabyo abisezererwamo? Ikindi kuri iki cy'ufite ubumenyi budasanzwe, ese General abaye ari nk'umunyamahanga ukunda u Rwanda, inshuti y'u Rwanda kandi azwiho ubwo bunyangamugayo, afite ubwo bumenyi budasanzwe buhambaye, ashobora kwemererwa kujya muri iki cyiciro? Murakoze. Ikibazo cya mbere icyo twasobanuye ni uko iyo uri inkeragutabara ukaba ushaka kuba active, iyo possibility irahari. Ushobora kugira umusirikare bijyanye n'uburyo twe tukubona kandi nawe ukagaragaza ubushake. Okay? Bijyanye n'inkeragutabara, usanzwe umusirikare usanzwe ushaka kuba inkeragutabara, twanabivuzeho. Hari abo twemerera kuba reinforcement reservist iyo barangije akazi kabo gasanzwe. Ubwo twabyigaho tukareba niba koko ahubwo twamugira reservist mbere y'igihe, ariko icyo gihe kirahari. Niyo usezerewe uba ufite iyindi myaka 5 ushobora gukora nka reservist. Sinzi niba mwabyumvise, abo twita reinforcement reservist. Tuvuge niba uri koroneri ukavamo ufite imyaka 55, ushobora gukora nka reinforcement reservist imyaka 5, nibura imyaka 5 kugeza igihe uzaba ugejeje imyaka 60. Kandi igisirikare nicyo kigena ayo mabwiriza n'amategeko. Okay? Yes. So hari ikibazo ngira ngo cya kabiri. Yes. Nagira ngo maze nibutse ko ntabwo biri granted, twavuze ngo ashobora. Byumvikana neza ko niba winjiye mu nkeragutabara utari buhite uhabwa akazi mu bigo bya Minadefu, oya, ni ushobora. Rero niba urangije inshingano zawe, umurimo wawe nka reservist, gutakaza akazi nibaza ko byaterwa n'ugukoresha, ashobora kugusezera cyangwa ugakomeza ugakora. Ariko byumvikane neza ko akazi mu bigo bya Minisiteri y'Ingabo ntabwo ari granted.
benefits yabonaga nkaza nuvuga ngo hari ibintu dukwiye gutandukanya. Hari benefits agenerwa n'itegeko nka reservists za zindi twavuze ko ziboneka iyo ari mu kazi cyangwa yahamagawe mu mahugurwa. Izo zikwiye gutandukana na benefits z'akazi akora akandi gasanzwe iyo atari mu kazi ka gisirikare. Rero ibimugenga aho handi akora, haba mu bigo bya Minadef cyangwa ibindi bigo byo hanze, agengwa n'amategeko y'aho ngaho. Ngira ngo bityo birumvikana. kandi birumvikana ntabwo waba ukora ahantu muri NGO cyangwa muri leta ngo ukoreshe medical insurance RDF, ugize ikibazo muri ako kazi ukoresha insurance y'icyo kigo, turumvikana. Ariko waba ari activated akaba ari bwo medical insurance ya gisirikare ikugenerwa, byumvikane neza. Thank you senior officers. Nitwa Edmund Kagire muri Kigali Today. Nubwo nandika mu cyongereza ngiye kuza mu kinyarwanda. Akenshi wabaye umuhamagaro nk'uyu wa reservists hari abashobora kubihuza. Military observers bashobora kubihuza wenda n'ibihe dushobora kuba turimo, nashobora kubyita wenda times of war cyangwa se ibihe bidasanzwe. Mwabivuze ko nta kidasanzwe gihari, ariko wabihuza wenda na regional dynamics. Munashobora kwibaza ese uyu muhamagaro ugamije gukomeza RDF mu rwego rwo kwitegura situation wenda iri mu karere n'ibindi byazaba mu myaka wenda y'imbere tutazi, cyangwa no professionalizing igisirikare bisanzwe. Murakoze. Ako kanyuma rwose niko gasubizo rwose, ni ukugira ngo du professionalizing igisirikare. Naho force turayifite kandi iri tayari cyane kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko kugira ngo duha amahirwe abantu bashaka kwinjira mu gisirikare kandi bagakomeza akazi kabo gasanzwe, biri mu bintu bigaragaza professional army. Okay? Kandi duha amahirwe abanyarwanda bashaka gusazinga mu gisirikare kuba bahabwa ayo mahirwe. So nta regional dynamics ntaho zihuriye ni recruitment, ntaho zihuriye. Reka wari wabajije, reka turebe utarabaza hanyuma. Murakoze. Nitwa Jean Baptiste Nkurunziza, ndi umunyamakuru wa TV1. Nge mwasobanuye imikorere, ariko numva na abantu bazahabwa nyine imyitozo yuzuye 100% nk'abasirikare, kandi numva ko bazajya basubira mu gihe batari kwifashishwa n'igisirikare cy'u Rwanda, bazajya basubira mu buzima busanzwe mu baturage. Imyitwarire yabo na discipline wenda n'uburyo ko badashobora gukoresha nabi ubwo bumenyi bwa gisirikare bafite mu baturage, muzajya mubikurikirana muti. Murakoze. Ikibazo cyiza cyane. Yambere nababwira nuko mu gihe umuntu yabaye enrolled, yabaye reactivated, azajya agengwa n'amategeko ya gisirikare. Ariko nasubira mu gisivili, cya gihe aba ari mu gisivili, azajya agengwa n'amategeko ya gisivili. Turumvikana. So ntabwo wakora icyaha wibye amafaranga ukoze ngo wumve kuri buze mu gisirikare nk'abari twa dukukira urubanza. Ariko nukora icyaha cyagiye uba wagarutse mu ngabo uri mu maboko yawe, uzabugengwa n'amategeko ya gisirikare. So byumvikana niyo waba wakoresheje intwaro. Ariko ngira ngo no mu busanzwe iyo ukoresheje intwaro hari aho bakujyana. The use of weapons akenshi cyane cyane iyo ukoranye ubwo bujura cyangwa ubwicanyi n'abasirikare, hari aho bakujyana, hari amategeko abigenga. So nta cyahindutse. Okay? Nta cyahindutse.